Muraho neza nanone ndizera ko mumeze neza. Muri kubona aya mandazi twatetse amandazi aryoshye asa neza. Murebe ukuntu asa neza mo imbere, uko asa ni nako aryoshye. Muze kureba video muyirangize ndabereka ukuntu yateguye, namwe muzabikore. Iyi ni farini irangana n'ibikombe 3. Nakoresheje iki gikombe muri kubona, nicyo gikombe nakoresheje mpimo. Hanyuma nkoresha n'isukari. Isukari rero nakoresheje iy'umweru. Iy'umweru niyo ubona ikora cyane kuruta ya yindi ya brown. Naho ni baking powder nakoresheje ikiko kimwe. Hano isukari biterwa n'uri ushaka ko inuza yawe amandazi yawe aba aryoshye. Hariya nakoresheje isukari ijya kuba nyinshi namubibona. Noneho iyi ni yawurute, kayawurute gatoya. Ino sukari napimye ibiyiko 7. Noneho amagi mfite ni 2. Noneho ndanakoresha akunyu gake. Muri kubona akunyu ni gakeya nagapinshi. Noneho hanyuma ko ntago ari nk'agapinshi, ni nka 2. Noneho mfite na vanilla extract. Aya mandazi araza kuba aryohereye cyane kuko harimo ibintu byinshi biryohereye. Yawurute iraryohereye, vanilla n'isukari. Noneho hanyuma rero ukuntu tugiye kubanza kubigenza, tugiye gufata ya yawurute tuyishyire muri iki gisorori. Noneho duhite dufata na ya sukari. Noneho nitumara gufata ya sukari na ya yawurute tubivange neza. Nyuma noneho niturangiza turahita dufata ninuze n'amagi nayo tuyashyiremo. Ya magi 2 nayo tuyashyiremo ahangaha. Nyuma noneho niturangiza nayo tuze kuyavanga. Noneho kandi turaza dukomeze dukore n'ibindi. Mbanje kuvanga amagi, isukari ninuze na yogurt. Noneho hanyuma ahangaha kuri yogurt ushaka gukoresha yogurt yari yo yose ushaka. Hano ka vanilla ni nk'utuyiko dutoya 2. Vanilla iraryohera cyane, ushaka gushyiramo nyinshi ugasanga amandazi yawe ntabwo yakuryoheye kuko yaba ari mu rusukari rwinshi cyane. Noneho turahita dushyiramo na ya farini. Noneho tuvange. Noneho dushyiremo na wa musemburo w'amandazi ariwe baking powder. Noneho tuvange gutyo, uravanga ukageza igihe unoza neza. Aya ntago ari ya mandazi turi buze kugira ngo tubumbabumbe hoya. Turaza kubona ukuntu nuko nguko nyine bibuze kumeze. Nago wayafata ngo yabumbe aba yoroshye. Nuko yateka uko nguko ntabwo uri. Noneho warangiza ugahita ufata amavuta menshi ugashyira ku ipanu. Angahe ugiye guteka amandazi wirinda guteka ku muriro mwinshi cyane. Gusa aya mavuta bwa mbere urayateka kugeza igihe ahiriye ariko ntiyature cyane. Noneho ugahita ufata cya kipondo cy'amandazi ugashyira ku kiyiko ukajya ugenda ukuraho gutya. Ko murabona kiroroshye cyane, ntabwo ari nka ya yandi tujya tubumbabumba. Ukagenda ushyiraho gutya kandi ukibuka kujya ugenda uhindura amandazi yawe. Wabona kwa kundi batangiye gufata ugahita uhindura kugira ngo adashirira. Ikindi kandi ukirinda guteka ku muriro mwinshi cyane kuko uhita uyashiririza inyuma. Noneho imbere adahiye. Murabona ko nagiye nyahindura, genda uyahindura gutya. Noneho iyo ufite ayandi ya kabiri uri bushyiremo, iyo umaze gukuramo aya mbere yose uzimya umuriro ukareka amavuta agasa nagabanyukamo ubushyuhe bwinshi, kubera ko aba yatuye cyane. Iyo ushyizemo amandazi ya kabiri ahita ashirira ako kanya adahiye. So rero uragenda uyakuramo gutya. Noneho waba ufite ayagiye ashya. Muri kubona ukuntu ibara nyine riba rigenda ryahindutse. Noneho kubera ugenda uhindura witonda kugira ngo adashirira gutya inyuma, urabibona ko amandazi yawe yahiye. Ukagenda uhindura n'aya ngaya ubona atarahindura ibara nk'iryaya ngaya aba yahiye gutya. Noneho rero waba ufite ayandi ukaba wayongeramo ariko wabanjije kuzimya umuriro kugira ngo adahita ashirira cyane. Ngaya ya mandazi yacu murebe ukuntu ameze, arasa neza cyane. Ndizera ko mwakunze video kandi mwakoze kumurikira, mwakoze kubana nanjye. Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo nyandikire muri comment. Mwakoze, tuzasubira ubutaha. Bye bye.